Yes, reka ndusheho kongera kukwifuriza ibihe byiza rero aho uherereye hose haba mu Rwanda ndetse no mu Burundi hanze yarwo, mu bihugu by'abaturanyi. Ngira ngo ejo bundi channel yacu nibwo nabahereje inkuru ivuga mu Burundi, ibiza by'imvura byari byateye mu gihugu cy'u Burundi. Mgenda mbahereza inkuru rero zitandukanye mu gihugu cyose mwaba muherereyemo. Tariki 27 z'ukwezi kwa kane nibwo umuhanzi Iva Buravani yavutse. Ngira ngo hashize iminsi 3 bizihiza isabukuru y'uwahoze ari umuhanzi Iva Buravani, ubu akaba yaramaze kwitaba Imana. Tumwifuriza rero iruhuko ridashira. Uyu muhanzi navuze ati reka tugaruke ku mateka y'uyu muhanzi Iva Buravani n'imvune yagize mbere yuko uyu muhanzi asiga indirimbo zakunzwe n'abantu batari bakeya, ndetse na n'ubu zikaba ari indirimbo zigikunzwe cyane. N'umuhanzi wari umaze gufata indi ntera mu bijyanye n'uruhando rwa muzika hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo, yaratangiye kumenyekana ku rwego rukomeye cyane. Uyu muhanzi rero akaba yaritabye Imana cyo kimwe n'abandi bahanzi bakomeye cyane barimo nka Junior Multisystem, hakiyongeraho n'undi musobanuzi wa filime Yanga. Abo bose bakaba baritabye Imana, ariko navuze ati uyu munsi reka duhitemo kugaruka kugira ngo amateka yatazibagirana cyangwa se ibyiza yakoze ngo byibagirane, kuko buriya akenshi abantu iyo umuntu apfuye bahita bamwibagirwa vuba. Niyo mpamvu rero iyo uri umuhanzi, kubera uko ibihangano byawe bikomeza gucurangwa ndetse n'amafoto yawe uko agomeza gutambuka imbere y'abantu, bituma abantu batakwibagirwa. Tugahora twibuka umuntu wakoze ibintu by'indashyikirwa, ndetse zimwe mu ndirimbo yakoze zikaba zifasha abantu bakundana ndetse n'abandi benshi bitewe n'ubutumwa bwabaga buri mu ndirimbo z'uyu muhanzi Iva Buravani. Ngira ngo rero mbanje kubereka ifoto y'umuhanzi Iva Buravani akiri umwana akivuka. Ngira ngo muramubonye. Ubundi Iva Buravani amateka ye nayahe, yabaye umuhanzi mu buhe buryo? Iva Buravani ni umwe mu basore bize amashuri menshi ndetse asoza na kaminuza. Arangije kwiga kaminuza yerekeje mu ishuri ryigisha umuziki ku Nyundo, ndetse asozamo ahabwa na certificate nk'umuntu wari umaze gukora zimwe mu bitangaza nyine byinshi cyane. Ubwa mbere agisohoka hariya ku ishuri ry'Inyundo yakoranye indirimbo na Uncle Austin. Iyo ndirimbo yaje gukundwa n'abantu batari bakeya. Nibiba ngombwa ko mubikunda nzabakorera urutonde rwa zimwe mu ndirimbo umuhanzi Iva Buravani yahereyeho, kugira ngo byose tugende tubiva imuzi uko bikwiye. Iva Buravani akiga ku ishuri, numwe mu bahanzi basusurutsaga ikigo. Yari ataramenyekana nk'umuhanzi, ariko yakundaga ibintu byo kuririmba cyane 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 cyane, ku buryo nyine uyu muhanzi Iva Buravani ari umuntu wagaragaraga nkaho nyine azagera kure mu mateka ye. Rero akiri ku ishuri ry'Inyundo yaganirijwe n'umwarimu wabigishaga ibijyanye n'umuziki, gucuranga ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane. Akaba ari umwe mu bahanzi bari bazi no kwicurangira nyine ibijyanye n'umuziki. Yaririmbye, yaganirijwe n'umwarimu wabo, rero amubwira ati musore ndabona ufite impano, numara kugenda uvuye hano muri rino shuri ntuzicaze impano yawe, ahubwo uzayirwanire kugira ngo igere kure. Uyu muhanzi rero yahise aza nyine abigenza nk'uko mwarimu yabimubwiye, ndetse asohora indirimbo na Austin ikundwa n'abantu batari bakeya. Nyuma y'ibyo akomerezaho mu mwaka w'ibihumbi 2022 nako mwaka w'ibihumbi 2020 nibwo uyu muhanzi Iva Buravani yahawe igihembo gikomeye cyane, ndetse banamubwira ko agomba kuzenguruka zimwe mu ntara za East Africa kugira ngo rusheho kugenda bataramira. Yageze no mu gihugu cy'Ubufaransa akora igitaramo gikomeye cyane, aho hose yagiye hasarura amafaranga menshi cyane. Nyuma yabwo nibwo yafashe n'indwara ya kanseri, akurikiranwa n'abaganga bakomeye cyane bo mu gihugu cy'u Rwanda, birananirana, yoherezwa mu gihugu cy'Ubuhinde, ari nabwo yaje kuba yakitaba Imana apfiriye hariya mu gihugu cy'Ubuhinde. Iva Buravani rero amateka ye mu ncamake nuko byagiye bimugendekera, ariko
hagati aho ngaho hari amateka nanone yagiye acamo nk'amateka y'urukundo rwe n'umukobwa twaberetse ejo bundi. Uyu mukobwa ni umwe mu bakobwa bari barihebeye Iva Buravan nk'uko yabivugaga. Nyuma y'uko Iva Buravan yitabye Imana, uyu mukobwa yagaragaye imbere y'itangazamakuru avuga yuko atazigera ateretwa n'undi muhungu cyangwa ngo ashake undi mugabo, nyuma y'uko umuhanzi yari yarihebeye yarahawe ubuzima bwe yitabye Imana. Ahise avuga ati ubu nanjye mpinutse nka Mansera kabisa, nta kindi gikorwa kijyanye n'urukundo nzongera kujyamo. Ariko ejo bundi ngira ngo amagambo yavuze yisubiyemo ubwo yagaragaraga yambikanye impeta n'undi musore, ikintu cyagaragarije abasore yuko abakobwa turi abantu bo kwizerwa cyane, kuko ibintu byabo birahinduka cyane cyane. Rero byababaje nyine abantu batari bakeya. Iyi ni imva ya Iva Buravan aho yashyinguwe. Rero ni ibigaragaza inshuti ze kuntu zihora ziza kumwibuka ndetse zikazana indabo ku gituro cya Iva Buravan mu rwego rwo kumwibuka no kumuha agaciro. Mukomeze kugira ibihe byiza.